Yesu ashimwe, ndabasuhuje bene data, amahoro y'Imana bane namwe aho muherereye hose mu mpande enye z'isi. Imana ibiteho kandi bagirire neza. Tugeze muri wa mwanya mwiza wo kuba imbere y'Imana, tugiye gutangira dusenga. Data, mu izina rya Yesu turagushimye, tugushime kuri Imana ibana natwe, Imana itwitaho, icyubahiro ni icyawe. Tugeze imbere y'ubwiza bwawe, tweze utuboneze rwose, udukure mu gayo wose watugaragayeho. Mu izina rya Yesu Kristo, ukimara kutubabariza ubane natwe muri uyu mwanya wo kumva ijambo ryawe. Unyemerere nkubere mikoro y'ivugire, kandi uyu mwanya w'umugisha ntubipfabusa, kandi iri jambo ritubere impamba muri uru rugendo, rigira aho ridukura naho ritugeza. Cyo twanze no gukora kwa Satani n'ingabo ze, dutumiye Mwuka Wera kugira ngo azategeke mu ruhande rwacu. Byumvisenze nizeye mu izina rya Yesu, amen. Tugiye komeza dusoma ijambo ry'Imana dusanga muri Yohana wa mbere ibice ni 2, umurongo wa 9 kugeza ku murongo wa 11. Twongere dutaruke tujye ku murongo wa 15 kugeza ku murongo wa 17. Umutwe w'amagambo uravuga ngo ibyo kwitondera amategeko. Reka nsome mu izina rya Yesu. Uvuga ko ari mu mucyo akanga mwene se aracyari mu mwijima na bugingo n'ubu. Ukunda mwene se aguma mu mucyo, nta kigusha kiri muri we. Naho uwanga mwene se ari mu mwijima kandi agendera mu mwijima, ntazi aho ajya kuko umwijima wamuhumye. 15. Ntimugakunde iby'isi cyangwa ibiri mu isi. Umuntu nakunda iby'isi, gukunda Data wa twese ntikuba muri we. Kuko ikiri mu isi cyose ari irari ry'umubiri, ari n'irari ry'amaso cyangwa kwibona ku by'ubugingo, bidaturuka kuri Data wa twese, ahubwo bituruka mu isi. Kandi isi irashirana no kwifuza kwayo, ariko ukora iby'Imana ishaka azahoraho iteka ryose. Iryo ni ijambo ry'Imana. Bene data, ijambo ry'Imana ritubwiye ku byo kwitondera amategeko. Kandi ijambo ry'Imana nasomye ryarambwiye ngo usitara ku itegeko rimwe aba asitaye ku mategeko yose. Kuko wavuze ngo ntukice, ni wavuze ngo ntugasambane. Wavuze ngo ntugasambane, ni wavuze ngo ntukabeshye. Amategeko yose imbere y'Imana arangana. Niyo mpamvu tugomba kwitwararika kandi tujye tumenya ko iyo dusitaye ku itegeko rimwe tuba tuyishe yose. Imana itugirire neza. Ngo uvuga ko ari mu mucyo akanga mwene se aracyari mu mwijima na bugingo n'ubu. Imana itugirire neza. Bene data, ngo uvuga ko ari mu mucyo ngo ariko akanga mwene se aracyari mu mwijima na bugingo n'ubu. Birakwiye ko tugira urukundo, kuko Imana yacu ni urukundo, kandi Imana yacu ni umucyo. Ubwo rero ntabwo wagendera mu mucyo utagira urukundo, kuko Imana ni urukundo kandi Imana ni umucyo. Nimureke rero tugire urukundo, kuko ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo amategeko 2 aruta ayandi ni ugukunda Imana n'umutima wawe wose, n'ubwenge bwawe bwose, n'imbaraga zawe zose. Wamara gukunda Imana ugakunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Bene data, birakwiye ko dukunda abantu bose, birakwiye ko tugira urukundo, kandi tugakunda abantu bose tutarobanuye ku butoni. Imana itugirire neza. Kandi ngo dutegetswe no gukunda abanzi bacu. Kandi ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo uwanga mwene se ngo ni umwicanyi. Imana itugirire neza. Nimureke rero dukunde abantu bose, kuko uri mu Mana, uri muri Yesu Kristo, abagomba kugira urukundo. Ubwo rero nutagira urukundo, nutakunda bagenzi bawe, uzaba ugendera mu mwijima n'Imana uzaba utarayimenye. Imana itugirire neza. Gukunda mwene se aguma mu mucyo, nta kigusha kiri muri we. Bene data, ukunda mwene se aguma mu mucyo, ukunda mwene se aguma muri Yesu Kristo, kuko Yesu Kristo ni umucyo kandi nta kigusha kiri muri we. Uri muri Yesu Kristo rero, ngo iyo umuntu ari muri Yesu Kristo ngo babaye icyaremwe gishya, abahindutse icyaremwe gishya, ngo ibya kera biba bishize. Ngo ni koko biba bishize. Umuntu uri muri Yesu Kristo rero abahindutse mushya, aba ari urumuri amurikira abantu bose, nta kigusha na kimwe, nta kibi na kimwe kiba kiri muri we. Imana itugirire neza. Imana itwiteho, kuko mu mwijima haberamwe ibibi, ariko mu mucyo haberamwe ibyiza. Niyo mpamvu tugomba kuguma mu mucyo, tukagira urukundo, tukagira ingeso nziza, tugakiranuka, tugakora ibyiza. Ibyo nibyo bibera mu mucyo.
kandi tugakunda abantu bose tutarobanuye ku butoni. Imana itugirire neza kandi Imana ikomeze itwiteho. Ngo naho uwanga mwene se ari mu mwijima kandi agendera mu mwijima, ntazi aho ajya kuko umwijima wamuhumye. Imana idufashe cyane. Bene data, uwanga mwene se aba akiri mu mwijima, kandi mu mwijima murabizi ko ntihabona. Mu mwijima hakorerwa ibintu bibi kuko haba hatagaragara, kuko haba hatabona. Uwo muntu rero wanga mwene se aba ari mu mwijima kandi agendera mu mwijima, akora iby'abantu bo mu mwijima. Ngo ntazi aho ajya kuko umwijima uba umuhumye. Umuntu uri mu mwijima ntazi aho ajya, kuko umwijima ntutuma umuntu agenda, umwijima ntutuma umuntu amenya aho anyura. Ariko uri mu mucyo amenya inzira agomba gucamo n'iyo atagomba gucamo. Uri mu mwijima rero umwijima uramuhuma, ntamenye aho anyura, ntamenye ibyo akora kuko haba hatagaragara. Umuntu rero wanga mwene se ngo aba ari mu mwijima kandi abagendera mu mwijima, kandi mu mwijima ni habi bene data. Mu mwijima nta cyiza kibayo. Niyo mpamvu mbinginga kugira ngo mugume mu mucyo ari wo Yesu Kristo, niho muzakora ibishimwa n'Imana. Imana itugirire neza. Mureke rero tureke kugendera mu mwijima tugira urwango mu mitima, ahubwo dukunda abantu bose, tugire urukundo kandi dukundane, kuko niryo tegeko Imana yaduhaye. Imana itugirire neza. Kandi bene data, ndagira mbabwire ngo Imana ni urukundo, kandi Yesu Kristo ajya kugenda yabwiye abigishwa be ngo mukundane. Icyo nicyo kimenyetso kizagituma bamenya ko mukomoka kuri njye. Mwene data, ndagira nkubwire ngo niba utagira urukundo ntabwo ukomoka kuri Kristo, kuko ikimenyetso kigaragaza ko umuntu akomoka kuri Kristo ni uko bafite urukundo muri we rwo gukunda abantu bose atarobanuye ku butoni. Imana itugirire neza kandi Imana iduhe urukundo rwo gukunda abantu bose. Imana itwiteho. Oh haleluya. Ngo ntimugakunde iby'isi cyangwa ibiri mu isi. Umuntu nakunda iby'isi, gukunda Data wa twese ntikuba muri we. Gukunda Data wa twese, umuntu nakunda iby'isi, ntitugakunde iby'isi. Bene data, ndagira ngo mbabwire ngo twaje mu isi ntacyo tuzanye, tuzorinda tuyivamo ntacyo tuyikuyemo. Iby'Imana iduha ni ukugira ngo tubikoreshe tuyihesha icyubahiro, tuyikoreshe tuyishimisha, tubikoreshe tuyishimira, tubikoreshe dukora ibyiza, tubikoreshe mu gihe iba yaduhaye. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo ntabyo tuzajyana. Twaje ntacyo tuzanye, nta n'ikintu tuzakura mu isi. Umuntu ukunda rero iby'isi ntabwo bimushobokera gukunda Imana, ntabwo bimushobokera gukunda Data wa twese. Imana itugirire neza, kuko ijambo ry'Imana narisomye muri Matayo 6:22 banza, Matayo 21 haravuga ngo ntawe ukeza abami babiri. Imana itugirire neza, ngo ntawe ukeza abami babiri, ngo kuko ngo iyo ushaka gushimisha umwe undi uramubabaza. Ntawe ukeza isi n'ijuru, ntawe ukeza Imana n'iby'isi. Bene data, ndagira ngo mbabwire ngo umuntu ukunda iby'isi, niko ijambo ritubwiye, cyangwa ibiri mu isi, umuntu ukunda ibiri mu isi, gukunda Data wa twese ntago kuri muri we, kuko ntawe ukeza abami babiri. Nimureke dukunde Imana, nimureke dutumbire Imana, nimureke dukunde Data wa twese, kuko byose biviwe, byose azabiduha. Ariko niduhanga amaso iby'isi, ndagira ngo mbabwire bene data, iby'isi ni umusenyi. Iby'isi byose ni umusenyi, kuko birashira. Ariko nidukunda Data wa twese, tuzaba dufite inyungu nyinshi none n'igihe kizaza. Imana itugirire neza, Imana itwiteho. Mureke dukunde Imana, mureke dukunde Imana kurenza ikindi kintu cyose, kuko ibindi byose twakubakaho, ibindi byose twakunda, ibindi byose twashyira imbere, ndagira ngo mbabwire ngo ibi byose bitubuza gusinzira, bitwirirwa tuvunikira, nta n'umwe uzabijyana, tuzabisiga. Imana itugirire neza. Bene data, ndagira ngo mbabwire ngo ijambo ry'Imana nasomye ryarambwiye ngo
byakumarira iki gutunga iby'isi byose niwaka ubugingo? Kandi irindi rirambwira ngo ubwishyu bw'ibintu umuntu atunze ntabwo bimuhesha ubugingo. Byaba bibabaje rero waratunze ibintu byinshi mu isi, waratunze ibya mirenge, ariko ntuzabona ubugingo buhoraho. Birakwiye ko dushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi byose ni inyongera. Kuko ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo ntimukiganyire ngo muzarya iki, ngo muzanywa iki, ngo muzambara iki. Ngo Data azi ko tubikeneye kandi n'abapagani barabishaka. Ngo ariko nitubanze dushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi byose tuzabyongererwa. Bene Data ndagira ngo mbabwire ngo dushake ubwami bw'Imana no gukiranuka, twubahe Imana tuyubahishe, ibindi byose tuzabyongererwa, kuko byose biva ku Mana. Kuko Imana ni itegeka isi n'ijuru, ibyo ishaka byose yabiguha, ariko banza mu rwawe ruhande ushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi byose ni inyongera. Mureke gukunda iby'isi kuruta Imana, kuko ngo umuntu ukunda iby'isi, umuntu uhanze amaso iby'isi ndetse n'ibiri mu isi, yibagirwa Imana akayitera umugongo. Kandi umuntu ukunda iby'isi ni ukuri ngo umuntu nakunda iby'isi n'ibiri mu isi, gukunda Data wa twese ntikuba kuri muri we. Umuntu nakunda iby'isi ngo gukunda Data wa twese ntikuba kuri muri we. Niyo mpamvu mbinginga ngo mureke dukunde Imana, dutumbire Imana, dushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, ni ukuri ibindi byose tuzabyongererwa. Iby'isi byo kudutuma twibagirwa Imana, iby'isi byo kudutwara ngo twibagirwe ko Imana iriho kandi ikora, kandi ariyo yaturemye, kuko niyo ifite ububasha, niyo ifite ubushobozi, niyo mutegeka wa byose, niyo mugenga wa byose. Niyo mpamvu mbinginga kugira ngo dukunde Imana kuruta gukunda iby'isi. Imana itugirire neza kandi Imana ikomeze itwiteho, ngo kuko ikiri mu isi cyose ari irari ry'umubiri, ari n'irari ry'amaso cyangwa kwibona ku by'ubugingo bidaturuka kuri Data wa twese. Ibi biri mu isi, ngo ikiri mu isi cyose ngo ari irari ry'umubiri, ari irari ry'amaso cyangwa kwibona ku by'ubugingo, ntabwo bituruka kuri Data wa twese, ngo bituruka mu isi, bituruka kuri Satani, bituruka muri iyi si. Kandi ngo isi irashirana no kwifuza kwayo. Bene Data ndagira ngo mbabwire ngo isi irashirana no kwifuza kwayo, kuko iby'isi bijya birangira, ariko nimureke dushake ibifite umumaro none no mu gihe kizaza. Imana itugirire neza. Mureke twubahe Imana, mureke dukunde Imana, mureke tugire Imana ya mbere, mureke tuyishake kurushaho, mureke tuyegere kurushaho, kuko iby'isi byo bizashira. Icyubahiro kizashira, amafaranga azashira, ubutunzi buzashira, nta muntu n'umwe uzajyana nabyo. Umutunzi ngo yaratunze, arangije ngo aravuga ngo umutima wanjye nezerwa, ngo abonye yejeje afite byinshi, umutima wanjye nezerwa, ngo ngiye guhunika, ngo nta kibazo uzongera kugira, ngo nzabirya imyaka myinshi. Ngo ariko ngo Yesu ngo arangije abwira uwo mutunzi, ngo ni umutunzi w'umupfapfa, ngo aramubwira ngo wa mupfapfa we, ngo iri joro uri bwakwe ubugingo bwawe, ngo kuko yirundanyirijeho ubutunzi bw'isi, ariko akibagirwa ubutunzi bw'ijuru. Imana itugirire neza. Bene Data nimwereke tuzirikane ko nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima. Mureke tuzirikane ko hano ducumbitse iwacu ari mu ijuru. Dushake iby'ijuru kurenza iby'isi. Imana itugirire neza, kuko bitugirira umumaro none no mu gihe kizaza. Isi irashirana no kwifuza kwayo. Mwene Data unkurikiranye, ndagira nkubwire ngo isi irashirana no kwifuza kwayo, kuko ngo ukora iby'Imana ishaka azahoraho iteka ryose. Mwene Data ndagira nkubwire ngo ukora iby'Imana ishaka azahoraho iteka ryose. Mwene Data ndagira nkubwire ngo kora iby'Imana ishaka, kora ibyo Data ashaka, kugira ngo uzahoreho iteka ryose. Naho ubundi bitari ibyo, ndagira ngo mbabwire ngo umuntu wiringiye iby'isi, ndagira ngo mbabwire ngo ibyo bizashira, ndagira ngo mbabwire ngo ni umusenyi. Nimureke rero twiringire Imana yonyine, twe kugira ikindi kintu twishingikirizaho, twe kugira ikindi dushyiraho umutima, ahubwo dutumbira Imana, kuko Imana niyo gisubizo. Imana itugirire neza. Ntabwo nabura kubwira umuntu utari wakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, akira Yesu Kristo, kuko niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Ntawe uzajya kwa Data atamujyanye. Gukurikira Yesu Kristo ntabwo ari ukuyoba, ntabwo ari ubujiji,
ntabwo ari ukubura icyo umuntu akora, ahubwo ni amahitamo meza. Ntabwo uzicuza kumukurikira. Ibuka yuko uyu munsi ari we wawe, ejo ntuhazi. Niyo mpamvu nkwinginga kugira ngo ufate aya mahirwe wakire Kristo akuyobora inzira ijya mu ijuru. Imana ibampere umugisha kandi Imana ikomeze biteho ibagenderere. Reka dushime Imana kubwira ijambo. Data, mu izina rya Yesu turagushimye, turaguhimbaje, tugushimiye neza n'urukundo dukunda. Tugushimye kubwira ijambo ryawe rituburira. Ijambo ryawe ratubwiye ngo uvuga ko ari mu mucyo ngo akanga mwene se aracyari mu mwijima na bugingo n'ubu. Ngo ariko ukunda mwene se ngo aguma mu mucyo ngo nta kigusha kiri muri we. Data wa twese uri mu ijuru, turakwinginze kugira ngo uduhe urukundo, uduhe gukunda abantu bose tutarobanuye ku butoni, mu izina rya Yesu Kristo. Kandi uturinde gukunda iby'isi, ahubwo uduhe kugukunda wenyine, uduhe kukwiringira, kubera ko twamaze kumenya ko ari we mugenga wa byose, niwe utegeka byose. Kandi ijambo ryawe ryarambwiye ngo nimubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka, ngo ibindi byose muzabyongererwa. Abankurikiranye baye gushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, kuko ibindi byose biva iwawe. Ubukire n'icyubahiro biri iwawe. Mwami, ndakwinginze kugira ngo ubaye gukiranuka ku gato no ku kanini, kandi ukomeze ubarindire ubugingo, ko twamaze kumenya ko muri isi turi abashyitsi, turacumbitse, iwacu ni mu ijuru. Niyo mpamvu nkwinginga kugira ngo ukomeze ubarindire ubugingo, kugira ngo uzabahe iherezo ryiza. Data wa twese uri mu ijuru, aya masaha uyu munota turakwinginze kugira ngo abarwayi bakize, bafite intimba n'agahinda baha amahoro mu mutima, mu izina rya Yesu Kristo. Komeza wagura umurimo wawe, ugabanya abarimbuka wongera bakizwa, mu izina rya Yesu Kristo. Batarakumenya bahe kukumenya, badahinduka ubahindure, mu izina rya Yesu. Mwami, dusengera ababyeyi bategereje urubyaro. Urashoboye Mwami Yesu, turabizi. Turakwinyize kugira ngo uteke kuri aba babyeyi bategereje urubyaro, ubahe guheka Mwami. Urakoze kumvishe gusenga, cyubahiro ni icyawe buniteka ryose. Amen. Mwakoze cyane. Imana y'amahoro ikomeze ibampere umugisha kandi ikomeze ibiteho, kiruta byose ikomeze ibarindire ubugingo. Naho ubutaha. Bye.